Welcome back to Skill Africa. Ni Agnes mwawe n'Imana mukomeje kubana umwari w'u Rwanda. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko ushobora gutegura save the date y'umuntu cyangwa se y'ubukwe bwawe, maybe birashoboka ko nawe ushobora kubyikorera. Hari software nyinshi umuntu ashobora gukoresha, gusa muri iyi video tugiye gukoresha software yitwa Canva. Dukoresha template yayo kugira ngo twediting mu buryo buri easy. Gukoresha template ni editing from scratch, aho ugafata izakozwe ukeditinga, ukagenda uhinduranya, ugahindura ama text, ugahindura amafoto kugira ngo birusheho kugenda neza. So muri iyi video rero ho tugiye kwifashisha Canvas template. Iyi niyo nahisemo, gusa nshobora kukwereka uburyo nayibonyemo kugira ngo nawe bijye bikorohera kuba wayibona. So nk'ibisanzwe rero turacyari gukoresha internet, twakisesinga kuri browser isanzwe, Google Chrome niyo nakoresheje ngiye hano. Hanyuma maybe reka dutangire. Wandika Canva flyer template, hanyuma uhitamo iyi link ya mbere ivuga ngo free printable flyer template you can customize. Izo ushobora kweditinga nizo hano tugiye gukoresha. Hanyuma hano ya template, so urasearchinga rero. Hano hari ziba zigiye zitandukanye nkuko muri video y'ubushize twabibonye, ariko twebwe iyo tugiye kureba ni iyo kuri ni invitation. So invitation design, invitation design. So ushobora kuzamo hano ugasearchinga design iyo ari yose ushaka. Twebwe turishakira ama invitation design. Hano urabona ushobora creatinga iyawe, ariko dore hano inyinshi ushobora gukoresha. Dore nk'iyi ngiyi ibanza, ya kabiri, izi ziri hano, nk'iyi ngiyi ni nyinshi cyane. It depends. Dore nk'iriya, so iyi ngiyi reka dukoresha iyi ngiyi, cyangwa twanakomeza ukareba. So bitewe n'amafoto ufite n'uko ushaka ko biza kuba bimeze, ni wowe uhitamo uko igomba kuba imeze, kugira ngo izi template ni wowe uhitamo nyine iyo ugomba gukoresha kugira ngo editing bitewe n'uko n'amafoto ufite n'uko ushaka ko iza kuza kuba looking like. Maybe iyi ngiyi niyo nziza cyane, reka ariyo dukoresha. So aba ariyo dukoresha tweditinga. Ni rero baguhereza. Ubwo rero dushobora kuza hano tukagira ibyo duhinduramo. Ushobora kuza first of all ugahindura ifoto, mbese gusaba kuba warayaplodinze. Hano turi buze kuza twa uploading amafoto dushaka gukoresha, wenda ya couple ariyo dukoresha. So turaza hano kuri upload. Tegereze internet irimo kugenda gakeya. Tuzana twa uploading file y'ayo mafoto y'abantu. Hano hari amafoto bari bamaye ngo bakorere save the date, twakoresha iyi ngiyi nta kibazo. Kabanza ikaza, yamara kuza tukabona kuyikoresha. Urabona hano iri kwirodinga ntabwo iramara kuba uploaded yose. So nibirangira rero turi buze kuyikoresha hariya tube twahindura. Gusa na hano ushobora kuba wahindura aya ma text arimo hano, ngo you are all invited in this wedding, ushobora kuyahindura.
bakongera size yayo, nabyo birashoboka. Ushaka kuyajyana aho ushaka. Ushobora guhindura color bitewe n'amabara ushaka wowe. Selectinga ubundi ukazamo hano ugafata color, maybe ibara hara ryibanje ni iri ngiri, reka ryo dukoresha turebe niba biri buze gukunda ukuntu biri buze kuba bisa. Urabona ntabwo bigaragara cyane, so dufite rero kujya, ariko iramutse ibaye ari bold bishobora kugaragara cyane. Urabona ko aka karasa neza pe, ubwo reka twongere size yayo. Hano ugahita ukurura, na hano ugakurura, so like this. You are all invited. Ukaba turayeditinze, ukaza hano tukariplacinga ya foto. Urabona amaze kugeramo, uraselectinga hariya, hanyuma iyi ngiyi ukayidraginga, ukaza ugapushingamo hano. Urabona ko isi ihinduka, dushyizemo ya yindi twebwe twashaka kijyamo. Ubwo ari nk'iyi ngiyi ushaka ijyamo, waza hano waza hano ukayidraginga, ukaza ugashyira hano. Urabona ko ni ibisanzwe, ni drag na drop yonyine. Gusa twebwe ni couple, ni invitation y'abantu, niyo ngiye gukora. Aba nibo bampaye ikiraka, ndaza nyishyiremo hano ijyemo. Hanyuma award ndibuze kudesigninga amazina. Uyu nguyu yitwa Mugisha Fred, ndibuze gukoresha M. Hano niyo ngiye kweditinga iyi ntuza, ubwo nandika M.Fred. aho nshobora guhindura ukuntu bimeze hano. M.Fred, hanyuma Estella, twebwe ntabwo ari Stella dufite. Akantu ka andi dushobora kugakuramo, twebwe tukishyiriramo akacu, gakoresha akangaka. Hanyuma iyi Stella nawe turamuhindura kuko ntabwo ariyo tugiye gukorera. Uriya ni Mugisha Fred, uyu nguyu ni Keza Fiona. So Fiona, ushobora rero kuza ukabiselectinga, ukagabanya size yabyo. Kugabanya size ni hano kuri kano ka negative decrease in font size. Uko tugenda tugabanya size biragenda bigira, urabona at least biri kugaragara. Ubwo hano kugira ngo bize kuba fair rero, reka amazina ye tuyandike yose arambuye Mugisha. Duselectinge byose, duhindure size. Mugisha Fred, so na Keza Fiona nibo bagiye gukorera ubukwe. So ni ku itariki zingahe hano? Gushobora guhindura date ukavuga wenda buzaba ku itariki 30. Hano ni edit, ubwo ni ku itariki 30 July 2026 10 AM. Ubwo ndenda twebwe wenda buzatangira saa 3 n'igice, no gusaba no gukwa. Nakana ko urabona ko size ka bari baragahaye ni gatoya, ushobora kugabanya
nabyo birakunda cyane like this. Hanyuma ibi ngibi nabyo ushobora guhindura kubera ko ushaka ko biza kugaragara cyane. Ushobora kuza ukabihereza color kugira ngo maybe bitandukane bibe different na biriya, ugakoresha nk'iyi ngiyi wenda like this kugira ngo bizabe mentioned. Like this. Hano nanditse 206 ubwo dushobora gukorekitinga. Ni 26, so like this. Urabona ko ni ibisanzwe. So hano 123 anywhere, ubwo na ahantu hoteli wenda bizabera hehe, bizabera wenda kuri Boni Konsili i Huye. So wenda wedding izabera Huye, ubwo ni Boni Konsili Huye. Huye Rwanda. With their son. Wenda niho buzabera. So nayo ushobora kongera size kugira ngo birusheho kugaragara, tugahindura color. Hanyuma hano dushobora kugira gutya. So like this. Hanyuma hano urabashyiraho ngo kuza kwanyu bizaba ari igikorwa cyiza, cyangwa se wenda ushobora kubivuga akavuga ati you are welcome. So you are most welcome. Italy ushobora kubihindura ukaza ukabivanamo cyangwa se ukabiboldinga kugira ngo bise neza, ukongera size.
hanyuma kano kagakurura like this. So urabona ko save the date irarangiye. Ukibaza ngo se ngo nayi downloadinga gute, ngo uko maze kuyikora ngo biragenda bite, ibintu nk'ibyo. Ushyiramo nyine amagambo ushaka ajyaho, ushaka gushyiraho indi text, wenda ushaka kuyishyira hano hejuru, ushaka kuza ugafata text hano gatwara aga text box, dore ngaka ko kaje kijyanye. So ngaka hano ushaka kujyana ugashyira hano, ugashyiraho utundi tugambo wenda nk'ijambo ry'Imana, kavuga wenda Genesis 2 wenda umurongo wa 7, wenda niryo bizereramo bo, ibintu nk'ibyo nyine. Birafasha. So urabona ko gukora save the date ni ibintu bisanzwe rwose, wakongeramo amatext, wakeditinga. So gukoresha template rero nibyo byiza, kuko birafasha cyane rwose kuruta kuba watangira from scratch. Template ni nziza ku muntu ufite gahunda ushaka kugira vuba vuba. Ushobora no kubitangira ukoresheje design zawe, ugafata blank page akaba ariyo widesigningira uko ushaka, ariko it takes a lot of time, bitwara igihe kinini cyane. So ngayo nguko rero nuko bakora save the date. Uko wayidownloadinga, uza hano kuri file, ukajya kuri download, hano hitamo download, ka downloadinga. Anyway, ushaka no kuyiprintinga, wakibaza ngo ese ni gute wakora, gute wabigenza ibintu nk'ibyo. Ushaka kuyiprintinga urabibonye ko ushaka guhita uyiprintinga n'ubundi. Uza hano ushaka kumakinga copy yayo, ushaka kuyidownloadinga, ushaka kuyiprintinga, ibintu nk'ibyo nyine. So print, ukanda control P cyangwa ukajya hano use my printer, ibintu nk'ibyo nyine. So it's fine rero. Sava, iyi ni print yanjye yarije. Dore ukuntu ugiye kuyiprintinga yaba imeze, ni gutya yabisa, kwa kundi nyine uri gutumira abantu kuza kwanyu, bizaba ari igikorwa cyiza ugakomeza. So that's dore nguko rero uko bakora save the date. So ngayo nguko. Urakoze wowe twabanye muri iyi video. Ni Agnes Muhonimana, mukomeje kubana nawe utaha.